hari ukuntu usanga uri gusettinga nka connection cyangwa se uri gusettinga network hanyuma zikanga gukora, cyangwa se ugasanga ziri gukora nabi, zitari gukora neza. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo wabasha gusettinga network cyangwa se data connection hanyuma ukabasha kuzikoresha neza cyane mu buryo bwiza. Hari ukuntu nyine usanga ufite nka telefone ugasanga gusettinga connection byakunaniye. Uyu munsi ngiye kubereka uburyo wabasha gusettinga connection kandi kuri telefone zose havuyemo iPhone. Uyu munsi ngiye kubereka uburyo wabasha gusettinga network muri telefone iyo ariyo yose. Nta kindi urakora mbere kugira ngo dutangire, ndakwibutsa gukanda subscribe, like, hanyuma niba hari igitekerezo ufite cyangwa se hari ikibazo ufite unyandikiraho muri comment, ubundi ndaza nkigusubiza. Reka dutangire. Ni Dariyusi stage. Hari ukuntu usanga waguze nka telefone cyangwa se ugasanga hari nk'umuntu ukuzaniye telefone hanyuma ugasanga ibintu bijyanye na network cyangwa se na connection ugasanga mbega connection ntiziri gukora, cyangwa se ugasanga ntibigeze babisettinga, cyangwa se ugasanga hari ibibazo nyine muri connection birimo. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo ibyo bintu byose wabasha kubikemura. Hanyuma ugashyiraho connection mu buryo bwiza cyane. Hari nk'ukuntu busanga nyine nka hejuru kuri connection hano dusanzwe dufungura connection, wahafungura connection zikanga kugaragara, mbega wahakanda zikanga neza, ugasanga telefone kuvuga ngo yapfuye kandi mu by'ukuri ari ibintu biba bidasetinze. Nta kindi uzakora rero, turaza hano muri settings, uraza muri application ya settings, hanyuma numara kugera muri settings uramanuka hasi, uramanuka mu gice kigana hasi. Hanyuma bitewe nuko ngende gukoresha tekino, urabona hano handitse system. Wowe hari igihe uzasanga handitse data reset cyangwa se ibindi. Ikingenzi nuko urahinguka ahantu ngiye kukwereka, uzaza urebe hano handitse system bitewe na telefone ubwoko bwayo ufite. Uzaza urebe hano handitse system. Akenshi biba biri mu gice cyo hasi, ahagana hasi. Iyo atari akanyuma usanga ari nk'aka kabiri cyangwa ka gatatu, ntibijya birenga aho ngaho. Uzaza hano muri system, hanyuma numara kujya hano kuri system uhakande. Numara kuhakanda uzahinguka ahantu hameze gutya. Uzareba hano handitse reset option. Uzareba hano handitse reset option. Bitewe nuko hano reset option niho tubasha kuregerera. Imbega urugero, niba connection zacu zifite nk'ibibazo, turaza tugahita wenda hari nk'ukuntu telefone ibifite icyo kibazo nyine cya connection tutazi ngo byapfiriye he. Ni kuvuga ngo iyo uje hano rero, hano ngiye kukwereka hano handitse reset wifi and mobile data and bluetooth. Hano ni kuvuga ngo hano uraza ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda, hanyuma mbega icyo gihe uba umeze nk'umuntu ukoze refresh nyine, mbega uko telefone yavuye mu iduka niko ubu yisubije. Uraza ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda, hano bazaza bakubwira ngo this is where reset all network settings including. Kuvuga ngo hano barakubwira ngo wifi, mobile data na bluetooth. Ni kuvuga ngo hano ibyo bintu iyo bifite ikibazo ukaza ugakanda hano, icyo kibazo gihita gikemuka. Ndaza kukwereka iyo uhakanze icyo kibazo cya connection cyangwa se cya network kikanga gukemuka, ndaza kukwereka utundi tuntu ukora. Ni kuvuga ngo hano iyo uhakanze, mbega ari wifi, hari ukuntu nyine wifi yaba yaranze gukora cyangwa se connection cya bluetooth. Iyo uhakanze rero ibyo byose ubikoreye refresh cyangwa se mbega nyine ubu sa n'umuntu nyine wongeye kuyisubiza ku murongo nyine. Uzaza hano uhitemo simukadi ushaka ko bibaho ibijyanye na connection. Niba ushaka ko simukadi ya MTN ariyo bibaho, cyangwa se niba ari MTN Airtel yanze gukora, mbega nyine hano uzaza uhitemo simukadi yanze gukora, aba ariyo ukanda. Uzaza uyikanda. Numara kuyikanda uzahita uza ukanda hano handitse reset settings. Hano ukimara kuhakanda zitakuzanira password ya telefone uyishyiremo. Hano bazakuzanira nyine password usanzwe ugira muri telefone nyine uyishyiremo. Numara kuyishyiramo nanone ugaruke hano handitse reset settings. Hano ni kuvuga ngo ibintu byacu ibijyanye na connection byose duse tubikorera refresh, mbega duse tubirefreshinga nyine. Urabibona urebye hariya connection urabona ihitiza, connection ihita yizana. Cyagihe igihe nyine bayanze gukora ako kanya ihita yizana, mbega nyine ibintu bya network nyine bya connection wifi na bluetooth byose ubu bisubije ku murongo. Hari abantu benshi nyine ubusanga nyine ibintu bijyanye na connection byapfuye, ugasanga agiye gukoresha kandi mu by'ukuri ari utuntu tworoshye. Noneho nubikora ukabona n'ubundi yanze gufunguka connection, uzahita uza noneho hano handitse sim card. Hano uzaza urebe hano handitse sim card
and mobile network. Hano uzaza urebe hano, hanyuma uhakande. Numara kuhakanda ari gihe wowe uzasanga handitse mobile settings cyangwa se mobile data cyangwa mobile network, bizaterwa na telefone uri gukoresha. Hanyuma cyangwa handitse sim card, hanyuma uhakanda, uzakanda kuri sim card ushaka nyine kuregera connection zayo, niba ari MTN cyangwa se niba ari Airtel, bitewe nuko twe ari Airtel turaza kuri Airtel. Hano ni cya gihe igihe ukoze biriya bya mbere bikanga gukora, connection zikanga gufunguka. Ibi nibyo uzakora, iyi niyo step ya nyuma dukora mu bijyanye na network. Hano mu bintu bijyanye na connection nibyo bintu bya nyuma dukora. Uzaza hano handitse access, uzakanda hano handitse access name, hanyuma uze usetting connection zawe. Uzaza usetting connection zawe. Guys, narababwiye hano kuri Dariyusi Tech tuzagenda dushyiraho ibintu byose bijyanye na telefone. Nta kintu narababwiye ko nta kintu nzasiga inyuma, ibintu byose nzabizana, nta kintu na kimwe nteganya gusiga inyuma. Nta na kimwe kabisa, byose ngomba kubibigisha, byose mukabimenya ibijyanye na telefone. Ibijyanye na telefone nibimara kuba byinshi nibwo nzagenda mbereka n'ibijyanye n'imashini za laptop n'ibindi nyine n'ibindi bigiye bitandukanye, gufomata ama telefone, gukuramo ama wifi, byose ndashaka kuzabibigisha hano kuri Dariyusi Tech. Hanyuma hano hambere uzaza ushyiremo ijambo, wenda urugero niba ari MTN uzaza ushyiremo MTN, niba ari uzaza ushyiremo MTN, niba ari Airtel uze ushyiremo Airtel. Hari ahambere nyine haranditse name, hari name mbega nyine ni izina rya company rya sim card uri gukoresha. Niba ari MTN ni MTN, niba ari Airtel uzashyiramo Airtel. Noneho kano ka kabiri ngaka kanditseho APN, kano kanditseho APN niko tubasha kuregeraho noneho connection zacu mu gihe zanze gukora. Hano mbega cyagiye telefone yanze gukora neza connection, wagerageje ibintu byose byanze. Hano APN niho tubasha gusettingira nyine. Turaza dushyiramo ijambo internet akadomo.com cyangwa se internet byonyine gusa. Nyine wowe ushyiramo ibyo ushaka gusa rijyanye na internet nyine, bitewe nuko nutarishyiramo I think ko bitazakora. Nutayishyiramo ntabwo bizakora, ugomba kuryandika neza gutya rimeze internet akadomo.com gutya, uzaza uryandike gutya. Hano ni ukuvuga ngo cyagiye igihe telefone yanze gukora connection, ako kanya ukibisevinga bizahita bikora 100%. Ubu nibwo buryo tubasha gusettinga noze connection ku matelefone yose, na haba na za Samsung, haba na za zose hano niho tubasha gusettingira connection. No kuri iPhone I think ko hano habaho, ntabwo nibuka neza ariko ndakeka habaho. Okay, none uzakanda kwa tudomo dutatu ukande save. Hano icyo gihe connection uzabugize ute, uzawisavinze. Hano uzazikore save, ukimara gukora save uzahita ubona kaje nka kuriya, hanyuma ukemezeho nyine, uzagakandaho mbega muri make. Urahabona uzacyemeza, uzagakandaho. Icyo gihe connection zawe zizaba zatangiye gukora. Murabibona ko hano ihita ifunguka neza 100%. Guys, nizere ko iyi video ibafashije. Niba iyi video igufashije, nkwibutse gukanda subscribe, like, hanyuma niba hari igitekerezo ufite cyangwa se niba hari ikintu ushaka ko nzagukoreraho hano kuri channel ya Dariyusi Tech, unyandikiraho muri comment, ubundi nze nkigukorera. Hari izindi video nshaka kubaha, ngomba kubaha video paka ibijyanye n'amatelefone byose tubisoje, nubwo tutazabisoza vuba, ariko video zo zirahari. Video nakagaruka, video ndazifite nyinshi mu bubiko. Hano mfite igitabo kirimo ibintu byinshi cyane ngomba kubaha. Reka dusubire mu zindi video zikurikiye.